erega hano muri Eastern Congo hari Goma n'ahandi twateraniwe ho n'isi yose. Isi yose yateraniye ku Rwanda. FDR na biriya bishamikiyeho byose bavuze, wazarenda biki, Abarundi, FARDC, South Africa, n'abandi nahitamo kwihorera sinirwa mbavuga. Benshi ariko isi yose n'ibintu basanze hariya bahanganye nabyo, byinshi cyane bikomeye, ubona ko byari byo kurwana n'igihugu, kugihungabanya, kugihindura ko bagishaka. Usibye ko banabivugaga noneho, umuntu ubundi iyo babivuga udafite ibyo bimenyetso wakwibwira ko ari ugutera ubwoba gusa, ko ari ugukanga abantu, ko ari kugira ngo wenda bibahe imbaraga zindi zo kumva ko ibyo bifuza bagiye kubigeraho. Bazana hari na mercenaries, murabazi benshi banyuze ahangaha. Guha abanzi inzira ngo ntibanyureho, bakuvire mu ntambara itari iyabo n'ubundi, nabyo umuntu yabishimira izi ngabo zacu zibikora n'abandi ariko byagiye bivugwa n'ibyo muri Gande yavuze yakomojeho n'ibindi. U Rwanda rwo nanone muri ariya mateka duhora turi ku rugamba rwo kubaho ubwabyo, tuzajya duhora ari intambara turwana. Nubwo rero twaba dufite abo batwifurize nabi, batuzengurutse hirya no hino, ijambo ni rimwe: we should always be a step ahead of them. Tuzajya duhora tubari imbere, ntabwo uburenganzira bwacu, ni ubushake bwacu, ariko twamaze no mateka yatwigishije ko twifitemo n'igishobora kuturengera igihe ari ngombwa. Nibyo tuzajya dukora rero, ariko ndabisubiramo kugira ngo byumvikane ko kugira ngo bimere gutyo, imikorere mibi, imico itari myiza, yaba ya politiki, yaba yindi yose, dukwiye kuyirinda byanze bikunze. Ibintu by'amacakubiri, erega twavuze iby'amacakubiri, tuvuga Abahutu, Abatutsi, nibyo. Iyo umuco umaze gufata w'abantu guhora bishakamo amacakubiri, biva ku kintu kimwe bikajya no ku kindi. Gute TV.